baragiye barayigurishije. Bamaze kuyigurisha amafaranga aracyara yabo, bari kwisora bati ntayo dutanze, ntacyo bari kugira ute, bari kuba. Baragenda bagezeyo atari ko rero reka tuwe bira bintu byabo, nubwo twabonye abandi babikora ntago tubizi twebwe, reka dukureho. Bibikira ndi bajyana kimwe cya kabiri, byabaye inkuru ntabwo ugiye kwisuramo, barapfuye. Bapfuye abantu bagira ubwoba, abantu baratinya. Hano watekereza yuko abantu bacitse iki intege, ariko siko biri mu rwa 12 asava ngo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga n'iki, byakorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateneraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima ugize ute. Ntago bacitse intege, bakomeje kugira ute, guterana. Ariko hari ikintu cyababayeho, na wa wundi wari urimo usiga uvanga yeze bati biransaba kumanza guhinduka, kuko ninahinduka nanjye ndaba nkanane nande. Batahwa n'ubwoba noneho, kuko hari bamuretsemo abatajya kumenyera iki, Imana. Ariko none hano ikigaragaza ko aha ari ubwoba bwo gutinya kwera kw'Imana. Ntabwo abantu ari abo mu rusengero nabo hanze bahise bati oya, ntabwo bari abantu bizera Imana, arabo kumenyerwa. Biriya bintu bari gukora ntabwo ari byari wowe wese. Reka twere kwifatanya nande na Ananiya nande na Safira. Muri make twere kwifatanya n'abamenyera n'abatinyuka kwera kw'iki, kw'Imana. Kuko bike ko Petero yabwiye Ananiya na Safira ati ntabwo ari Imana mube, ntabwo ari abantu mubeshya, ngo niki ni Imana. Niyo mpamvu iyo wageze ikirenge mu Ananiya na Safira ushaka kubeshya perezida wa korali ugatanga impamvu ngumva ngo nyine nari ndwaye umutwe, kandi umutwe wa hehe, ahubwo waragiye guteka iki, imitwe. Waragiye guteka imitwe, none uje kuvuga ngo warurwaye iki, umutwe. Ukabaho wiba icya 10 n'amaturo, bakabona utambuka utura to aratura atanga icya 10 neza rwose, kandi uriba uri umujura abizi. Ariko pastor we ntazagira ute, ntabwo azabimenya, kuko ntabwo areba mu mutima. Ariko Imana iri kugira ute. Ba Kristo mureke kumenyera Imana, mureke abiza badatezwa twere kumenyera Imana. Imana irera, kandi n'abayisenga n'abayikorera tugomba kwikora mu kuri no muki no mu mwuka no mu kwera kwayo. Ntabwo tugomba kumenyera Imana abizera badatezuka. Abamaze kumenya Imana neza ntabwo bamenyera Imana, ahubwo batinya ukwera kwayo. Gutinya ukwera kwayo ntabwo bibabuza kujya imbere y'Imana, ahubwo bazi imbere yo ngo bahinda imishyitsi, bazi ko bagiye guhura n'Imana igize ute, ikomeye. No mwisi mu buzima busanzwe njya ndeba iteka abantu iyo bagiye kuvuga imbere y'abakomeye. Umuntu ahagara imbere ya perezida, agara. Nigeze kubona kera umugabo umwe manza yarayoboraga Oriforo, ari kudidimanga, ari kurya iminwa imbere y'umukuru w'igihugu. Ndavuga ati abantu twigiza nkana, ariko nago byoroshye. Hari wamuseka, ariko nawe wagurutsa akakanya kagushyira imbere yo ngo uvuge. Hari umunyamakuru wavuze ati urahajya, hari igihe ugera wari wateguye ikibazo, wahagera ukabura icyo ugize ute, icyo uvuga, ukabura icyo uvuga. Kuko na Yesu yaravuze ngo nujya gusangira n'ukomeye, nujya gusangira n'abakomeye ugira ute, wifatira iki, icyuma ku ijosi. Muri make genda witonze, genda n'akariro gake na feri. Ntabwo uragenda ngo uhuragure ibyo uvuze, ntabwo uragenda uko ubonye. Ariyo mpamvu iyi Mana twizerayo irenza abami bo mu isi. Abami barahanga bagahanguka, umuntu arayobora mu gihe cye abantu bakamutinya, ariko ejo bagasigara bamuvuga mu gihe cyagize ute, cyashize, ngo habaye umuntu ngo amera gutya, ngo amera gutya. Ariko Yesu yahozeho, ariho, azahoraho, n'umwami w'abami, no gushimwa, no gusingizwa, ntahinduka, arera. Kandi natwe kubera ko yatwejesha amaraso ye, kubera ko yamennye amaraso ye, ayo maraso yaduhaye kwera kutuwegera, gutuma twegera iki, Imana. Haleluya. Nyuma ya Ananiya na Safira abantu batinye kumenyera iby'Imana, batinye kumenyera kwera kw'Imana. Bene data, iki ni ikimenyetso. Igihe cyose wubaha, utinya, uza mu nzu Imana, buriya niyo mpamvu igihe cyose tugiye kujya guhura n'Imana mu iteraniro ry'abera, haba mu rugo aho turi hose, ibuka ukwera ntabwo ari ukwera, ntabwo ari ukwera ko kuruse bya bindi bavuga ngo ngiye gusenga. Hari abantu bitwara neza ku cyumweru bagiye gusenga, ntabwo ari byo turi kuvuga. Ni uguti kwera kw'Imana kubera hose iki. Wibuke ko Ananiya na Safira yababonye bari hehe, mu rugo. Ntabwo yababonye ariko bageze ku rusengero, baje yamaze kugira ute, kubibona. Iyo rero uzi ko Imana yera, ntabwo, niyo mpamvu mu iyerekwa Imana yahaye iri torero ntabwo ari iyerekwa ry'uko ari itorero riyoborwa n'amategeko n'amahame ya muntu, ahubwo ni itorero riyoborwa n'ijambo ry'iki, ry'Imana.
bakristo niyo mpamvu muzabona aha tudashyira imbere ngo yese buriya yagenze gute, ngo yavuganye nande, ngo yagiye mu kahe kabari, yagize n'umukristo umeze gutyo. Uzamenye ngo uwo aracyari umwana mu gakiza, turacyari kumurera kugira ngo agere mu kigero cyo kubwira umuntu ngo nubwo wasambanye, nubwo wibye, ariko ibyo si byo Imana idushaka. Dore icyo Imana idushakaho ni ukwera no gukizwa no kwihesha iki icyo si ugutora amabuye. Muri kamere ya muntu niko tumeze twebwe, duhora twicaye ku ntebe gutera amabuye. Mureke guca imanza mu biharire Satani ajya kurega agira uti, ariko dufite Yesu wanesheje. Haleluya. We yicaye ku ntebe y'imbabazi avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze mugize ute. None se baruhijwe n'iki? Erega abantu baruhijwe n'ibyaha nibo Yesu yavugaga. Ntabwo Yesu yavugaga baruhijwe no kwikorera ibirayi n'ibijumba n'ibindi cyangwa imicanga. Abaruhijwe n'iki? Karuhura ninde? Kwera kw'Imana kubamaze kuyimenya nuko tutazi imbere yayo, nuko tudakora umurimo wayo, nuko aho turi hose tuzirikana ko iri kutureba kandi ko ari yera, bityo natwe tugomba kuba iki abera. Icya kabiri abakristo badatezuka ntibakoreshwa n'imbaraga z'umwuka, n'imbaraga z'umwami Yesu gukiza imitima gusa, ahubwo ni iki n'imibiri. Nuvuga ngo abakristo b'abadatezuka ntabwo barangwa no kuba mu mwuka udafite ahuriye n'umubiri. Ntabwo babwiriza ibikora ku mutima gusa, ntabwo babwiriza ibikiza imitima gusa. Iri jambo ry'Imana rikiza imitima, ariko iri jambo ry'Imana rikiza n'imibiri. Haleluya. Iri jambo ry'Imana rikiza n'imibiri. Niyo mpamvu na Yakobo yarabivuze ngo umuntu narwara atumira abakuru bamurambikeho iki ibiganza bamusengere. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rero dushikaza abakristo kwikorera n'iki imitwaro. Reka dusome 12 tumanuke twumve ese intumwa ni gute zarabwirije abantu barakizwa, ariko gukizwa bakakira Kristo harakenewe ko n'imibiri yabo igira ute ikira. Nkuko twabisomye kuri 12 ngo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima ugize ute uhuye. Ariko nubwo abantu benshi twa tumaze kubana 14, nyamara abize umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi n'abagabo n'abagore, byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira ku mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu cye kigere kuri bamwe. Hateraniraga benshi bavuye no mu midugudu iheranye n'i Yerusalemu, bazanye abababazwa n'abadayimoni, bose bagakizwa. Haleluya. Umwizera w'umudatezuka akoreshwa mu kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko no gusengera abarwayi no kwirukana abadayimoni. Bene data, izi mbaraga ziracyakora. Ntabwo izi mbaraga zakoranye na ba Petero na ba Yohana gusa, n'uyu munsi zigira ute zirakora. Kwizera gurakiza, gukiza umubiri, kwirukana abadayimoni. Niyo mpamvu umukristo wamaze kumaramaza, wamaze kwizera Yesu, arangwa no kwizera ibyo. Ntabwo atinya gusengera abarwayi, ntabwo atinya kwirukana abadayimoni, kuko icya mbere niba atinya kwera kw'Imana nawe agira ute arera. Kabiri, azi neza ko Imana ikiza, ko atari ugize ute ukiza, ahubwo ni Imana igira ute ikiza. Niyo mpamvu umurwayi yarwaye, abadayimoni bateye umuntu, waramusengera ati mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibindi akabiharira iki Imana irakiza. Na n'uyu munsi irakiza. Tujya dushima Imana, naragwaye ndakira, nagize ute. Ibyo biba kubera ko hariho gusenga, hariho kwizera. Ariko iyi Mana twizera dukorera, abayiringiye badasubira inyuma, badacecekeshwa, tuyizera tudashidikanya yuko atari Imana ikiza mu buryo bw'umwuka gusa, ahubwo ikiza no mu mubiri. Ni Imana. Reka mbabwire ibanga, mpora mbivugana n'isaha tuzabisobanura, kandi n'Abanyafrika nitubisobanukirwa tuzatera imbere. Ibihugu bikize 7 ku isi, igihugu kimwe cyonyine icyo gihugu kitari cy'abakristo, navuga ngo itakijijwe n'ubukristo, ariko nacyo hari igihe cyageze kijya gukopera bya bihugu by'abakristo, ni Ubuyapani. Ariko ibindi bihugu bikize ni Amerika, ni Canada, ni Ubufaransa, ni Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubudage. Ibyo bihugu byose no mu mateka gutera imbere byakize bitera imbere uhereye ku myigishirize y'abakristo y'uko udakora no kurya atagomba kugira ute kurya.
yuko indangagaciro y'umukristo ari ugukora kugira ngo yubake urusengero, ari ugukora kugira ngo abone ibyafashisha abakene, ari ugukora kugira ngo ateze umurimo w'Imana, kugira ngo abamisiyoneri bagende hirya kugira ngo insengero zigeraho zitazagira ute, zitazaga motivasiyo yo gutera imbere kw'ibyo bihugu. Ariyo mpamvu n'uyu munsi nufashe idolari ry'abanyamerika ukarira banditsemo ngo iki? In God we trust. Ntabwo bavuga ngo in money we trust, in God we trust. Nta muperezida wa Amerika n'uyu n'umwe wimikwa atarahire kuki? Kuri Bibiliya. Yabifataga tradisiyo, ariko ni ikimenyetso gifite icyo kivuze, yuko nabo bazi ko umusingi ni ijambo ry'Imana. Batabikora bagirwa gutyo ni ikimenyetso. Rero bakristo bene data, iyi Mana twizera, iri jambo tubwiriza rirakiza, rituma umukene agira ubutunzi butavuye muri maji, budahubutse hejuru ngo bugwe hasi, ahubwo busobanuke ko Imana yamuhaye amaboko n'ubuzima kugira ngo agire ute, akore. Ibyo ni bitangaza. Haleluya. Tumaze ko ngo muririmbire Uwiteka ngo koko u Rwanda rufite iki? Imana. U Rwanda rufite Imana ituma abantu babana bakumvikana. U Rwanda rufite Imana ituma abayiterambere. Akaga kazaba igihe twateye imbere tukibagira ko ari Imana yadushoboje kugira ute, kubikora. Tukibwira ko ari imbaraga zacu, ko ari ubwenge bwacu. Ariko Paulo we aravuga ngo bisobozwa byose na Kristo mereza iki? Imbaraga. Rero umukristo mudateza ukasobanukirwa neza yuko imbaraga afite z'umwuka wera atari iz'agakiza gusa, bwa butuma abantu babwirije ngo mubareke bashaka iby'isi, ngo twebwe ngo tuzigera mu ijuru. Tuzajya mu ijuru gute se? Ko nitujya mu ijuru ngo tuzagenda duherekejwe n'iki? Imirimo wakoresheje umwuka cyangwa wakoresheje amafaranga wakoreye? Amafaranga wakoreye. Hari ibitangaza bitazongera kuba. Ntabwo Imana izongera kumanura amanu mu myaka 40 dukurikije ijambo ry'Imana. Oya, niyo mpamvu Paulo yarabizandika ngo mu cyaha bagenda bishiki. Paulo abishyira muri bagati mu bacyaha, niba banagenda mubabuze kuvuga, ni bamanze bagende bakore, buri wese arye ibyo yagize ute, yakoreye ku giti cye. Nuko yarazi ko arabara bafite ubuyobe ngo Imana ngo izantunga ngo nkuko igikoni cyatunze nde, ngo Eliya. Ibyo byagize igihe cyacyo. Ahubwo igitangaza uyu munsi ni uko abantu bazajya bibaza ngo ariko nguyu kwejo yacuruzaga agataro akize gute? Ni Yesu wangiriye neza. Haleluya. Icyo nicyo gitangaza. Witegeza ko ibitangaza ari byo kubona abantu basimbuka gusa. Ariko uzi kubaho umwaka ukarangira uri gushobora kwishyura inzu ukodesheje. Mwebwe mufataga ibintu bisanzwe, ntabwo ari igitangaza se? Hari abirukanwa mu mazu. Ariko uzi kubura umugabo n'umugore mukabana ukabona umwaka umwe 2 3 irarangiye. Muri iyi minsi hari abasigaye babana amezi. Wa mugabo ugasanga wowe urangije n'umwaka nta n'iryinyo bakuye, amenyo yose uracyayafite. Ntabwo yenu besha ngo nihumye ku nzu kandi baguhumye ikofe. Reka dukubera Imana amashyi. Imana yacu ni nziza. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu njya ndeba abana bakiri batoya baba cyane abakobwa ngo haya ngo ngiye cyo shaka n'umugabo di ngo nashaka zangu bitaruka nkubita igitenge nashaka za ayiwe sha harabo mwakwicarana babifite babuze n'uburyo bazivamo bakurira ukabatereka nigumire ku bijumba byanjye kabatereka nigumire ku bijumba byanjye. Ibyo bindi birorere. Ariko Yesu twizera yuko adakiza imitima gusa, akiza n'iki? N'imibiri. Abarwayi arabakiza, yewe n'abapfuye agira ute? Arabazura. Uwo mwami w'abambi ibyo bitangaza turabyizera, ntabwo duhakana ibitangaza by'Imana. Ibitangaza birahari, biracyakoreka no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubuzima bwacu bwa buri munsi ni ibitangaza. Rero icyo ni ikimenyetso kigaragaza. Hari ikintu ushaka kuvugaho kw'iyi ngingo ya shuti wanshyiraho y'amafoto. Aba bantu tubonye ngo bateraniraga hehe? Ureke ku murongo wa 12 mu ibaraza ryande rya Salomo, n'umutima ugize ute? Uhuye. Wibuke ko uyu mutima uhuye ni ku munsi wa Pentecote, niho umwuka wari yagize ute? The same spirit, wa mwuka bari bafite ku munsi wa Pentecote uracyakomeje. Ariko habaye ibintu, babashyize muri gereza barabakubita mu gice cya 4, ntibarekeraho, batangiye kubaca intege no kubajyana mu magereza, ariko ntibagize ute? Ntibacecetse.
Ananiya na Safira barapfuye, abantu bagize ubwoba, ariko wa mukura cyagize ute? The unity, the one heart iracyahari, wa mutima uracyahari. Bivuga ngo nta cyabuza ubutumwa bwiza kwamamara. Haleluya. Nta cyabuza ubutumwa. Ariko hano iri baraza hari icyo rivuze. Urabona ni ibaraza ni nka korodoro, ariko ryari rirerire, ryashobora guteramo abantu benshi cyane bagera no mu bihumbi. Ariko icyiza kiri baraza, hari akandi kantu naguhaye gakurikizaho turebe niba turabibona, gusomeka wenda bigoye. Ariko ni ibaraza ryari ryegereye ahantu n'abanyamahanga bashobora gukurikira ubutumwa bwiza, the Gentile court. Urusengero rw'i Yerusalemu ukuntu rwari rwubatse, harari ahera hagerwa n'umutambyi gusa, hakaba aho nahera cyane, hakaba ndahera hinjizwa n'abandi bakuru b'itorero n'iki, hakaba ahabagabo n'ahiki n'ahabagore, kuko nago babaga bari kumwe, abagabo babaga bafite koti yabo n'abagore bafite yabo. Abanyamahanga, the Gentile, babandi binjijwe mu bw'Isiraheli nk'abakoroneriyo dusoma, bari abanyamahanga ariko bakemera ubuyahudi, ntabwo bageraga hera, bagumaga, nta nubwo bageraga mu ibaraza, bagumaga hehe? Ntabwo muri kubyumva mwibwe. Nuvuga ngo ni nguko aza no ku rusengero, hano mu rusengero nahera, mwahira abaraza aratwinjirira, akaba ariho nibura abisirayeli bemerewe, inyuma yaho akaba ari abagore, inyuma y'intuza hariya hanze hariya y'urupangu, niho noneho abanyamahanga babaga bagize ute? Bari ariko kino gice kiri hasi hano gutya, hagana hasi hano hari utuntu tubiri hano gutya, niho bateranaga abanyamahanga. Ariko ibaraza rya Salomo ahantu riri, reba hano ku ruhande, hano iburyo bwanjye, kandi hari abashyize agafeshi, kano kantu kagiye gutya, ni aho niryo baraza ryari riri. Noneho mu gihe bari kunyura mu ibaraza, abigishwa guhita muri baraza, ryari ibaraza rirerire rishobora guhuza abari kuri kote y'abagore, abari kuri kote y'iki y'abanyamahanga, babandi bose basuzugurwa nabo, kugira ngo ubutumwa bwiza bubagereho. Haleluya, haleluya. Ntabwo ari ngo ibaraza bara muri biraba, ni ngombwa ndambye ngo the beautiful gate cyangwa irembo ryitwa ryiza. Ntabwo ari ahantu hagomba kwicara uwo ari we wese, hagomba kugirwa uwo ari we wese. Hanyuraga abantu baba boss, niyo mpamvu ura mutipe yari arisema ahantu hari strategique, kwa ngo abone abantu baragira ute? Abapaturo gusa, kwa ngo abone icyo aragira ute? Arabona. Ariko abapaturo banyuze imyaka 40 ntibagira icyo bamumarira. Bamuhaga icyo bita survival, bamuhaga ibiratuma, kuko impamvu ntacyo bamumariye. Ibyo bamuhaye ntabwo byatumye ajya mu rugo ngo akore ngo atere imbere. Bamuhaga ibitumeje agira ute? Agaruka. Ariko Yesu aduhereza ibitubesha ubuzima bwose. Haleluya. Niyo mpamvu Petero rero hano bahagaze ngo ifeza n'izahabu, muri make utunye bagutera twe ntabwo dufite, ariko icyo dufite turakigwa mu izina ryande rya Yesu. Haguruka ugize ute? Ugende. Arahaguruka ajya kwikorera, nawe ntiyagaruka gusabi, ajya gukora, ntiyagaruka gusabiriza. Iyo niyo Mana twizera, iyo niyo Mana dukorera. Haleluya. Iri rembo ryitwa ryiza ryari riri ahantu hatuma ubutumwa bugera no kuba atagombye kugira ute? Kubwumva. Bivuze ngo intumwa zari zizi neza kandi zazi gukora ikintu, itoro ritangire hari haza ikibazo. Abantu batangira ngo kwiyongera, abagore niki? Kuki abagore n'abagore kwiyongera? Nuko abagore none ubutumwa bari kugira ute? Bari kubwumva. Abanyamahanga bari kugira ute? Bari kubwumva. Abayobozi b'itorero bararakara, kuko wibuke ko hariya urusengero ntabwo rwari rwiyobowe n'intumwa, rwayobowe n'abande, n'abakuru b'abayahudi, b'idini y'abayahudi, abatambyi bakuru, kandi nibo babambye nde? Nibo basabye ko Yesu abambwa. Bivuze ngo ntabwo bamwemera. None izi ntumwa ziri kuza guteranira ahantu, ziri kubwiriza hahandi babandi babambye Yesu, basabye ngo Yesu abambwe bayoboye. Niyo mpamvu ku murongo ukurikira 17 habaye kubafata ngo babagira ishyari ishingiye yuko abantu bari kwizera Kristo, babajyana mu nzu y'imbohe, babajyana mu nzu y'imbohe, babajyana mu nzu y'imbohe. Yesu Kristo ubutumwa yazanye ntabwo ari ubutumwa bwo gukiza imibiri na roho gusa, ni ubutumwa buri holistic, ni ubutumwa bukomatanya, bukiza umubiri ariko bugakiza n'ubugingo. Ariyo mpamvu intumwa zamenye ngo nubwo turi gukiza abarwayi, nubwo n'igicucu cya Petero kiri gukiza abarwayi, ariko n'abanyamahanga, ariko n'abagore bakeneye gukira bakakira Kristo mwami n'iki
n'umukiza. Reka tujye mu irembo muri koridoro ya Salomo tubwirize ubutumwa ku buryo abantu badakira ku mubiri gusa, ahubwo bakira mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Badakira mu mwuka gusa, ahubwo bakira no mu buryo bw'iki? Bw'umubiri. Iyo niyo Mana twizera. Haleluya. Ni Imana ikiza mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Icya gatatu aricyo turaza gusorezaho mbere yuko tuvuga ibintu bitatu biva mwa biriya byose twavuze. Abakristo babadatezuka bumvira Imana kuruta kumvira abategetsi n'ibikangisho byabo. Ibyo bituma bakomeza kwamamaza ubutumwa bashize amanga uko byagenda kose. Haleluya. Abigishwa, abizera bamaze kumaramaza, bahisemo kudacecekeshwa, bahisemo gukomeza gukurikira Kristo, ntago bakangwa nuko urabafunga, nuko urabica, nuko urabakubita. Ibyo washyiraho byose ntibibabuza kwamamaza ubutumwa bwiza bwande bwa Kristo. Soma 17 umanuke ugeze ku 24. Icyakurikiyeho niki? Ni inkuru twabonye. Barabafashe babajyana mu nzu y'imbohe, barabafunga. Ngo ibyo nibyo byatumye, ibyo nibihe? Kuba bari gukora ibitangaza, kuba bari kubwiriza ubutumwa bwiza, bakabubwiriza abagore, bakabubwiriza abagabo, bakabubwiriza abanyamahanga, abantu bagakira, ibitangaza bigakoreka, abiyongera bakabiyongeraho. Barangije ngo bagira ishyari. Bamaze kugira ishyari, byagenze gute? Ibyo nibyo byatumye umutambyi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose ari bo mu gice cyitwa icy'abasadukayo. Abasadukayo ntago bemeraga ko hari umuntu upfa ngo azuke. Oya. Urumva rero kubabwira ngo Yesu yarapfuye arazuka, kandi umva intumwa nibyo niko zabwiriza, nta kindi zavugaga. Yesu mwishe waho ni mwabambye ni urugukiza abantu. Nta munsi numwe nubwo aravuze ngo igicucu cya Petero cyakizaga abantu. Ntago turi kubona Petero kwivuga ngo ni njye ukiza. Bamye bamamaza ko Yesu agira ute? Akiza. Ibyo birababaza cyane ngo bagira ishyari, ngo buzura ishyari. 18 bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose. Intumwa zose ubwo ko ari 11 babashyira mu nzu y'imbohe. Bamaze kubashyira mu nzu y'imbohe, nimugoroba kuri 20 hari 19, maze nijoro marayika w'umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe. Agira ute? Arabasohora, arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero. Katwe duhagaza. Yarabye mugende muhagarare mu ibaraza. Noneho mwajyaga muhagarara noneho mu ibaraza. Noneho ni mu rusengero hagati. Noneho mugende muhagarare hehe? Mu rusengero hagati. Noneho haleluya. Iyo ukiranuka Imana igukura mu bwiza kujyana mu bundi, igukingurira inzira mu buryo utazi. Baje kuhagarara bagiye gukora iki? Kwamamaza inzira y'ubwami bw'Imana. Nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo yose y'ubu bugingo. Mubabwire amagambo y'ubugingo, amagambo y'ubuzima bw'agakiza, amagambo y'ubuzima bwo gukurikira Yesu, amagambo y'ubuzima bw'abizera. Aba aribyo mubabwire. Nimubabwire ibyanyu, nimugende ngo mwivuge ngo nubwo mwadufunze ngo ariko mugende mubabwire ko Yesu akiza, mugende mubabwire ko nabo Yesu abakunda, mugende mubabwire ko nabo Yesu mu yapfiraga izute barimo. Niyo mpamvu wamaze kumenya Kristo umwami n'umukiza yamamaza ubutumwa bwa Kristo ashize iki? Amanga. Azi ko neza icyabereyeho nuko opportunity, uburyo bwose Imana iguhaye, amahirwe yose Imana iguhaye nayo kugenda ugahagarara uvuga iby'ubugingo, uvuga iby'ubwami bw'iki? Bw'Imana. Vuga dukore, twubaka amazu n'ibyo tubeho, ariko hari iherezo. Ubwami bw'Imana hazaba urubanza, tuzajya mu ijuru, ariko abazajyayo nabamaze kwakira Kristo umwami n'iki? N'umukiza. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Kandi uyu muntu amwakira umwami n'umukiza aramubabarira, akamwakira mu muryango wiwe. Marayika akingura inzugi. Ibyakurikiye ngo nuko mu gitondo kare abakuru baraje baricara, barahamagara tumuze nono tubahamagare tubacira urubanza. Bagiye basanga ngo imiryango irafunze, kandi wibuka batuye ko marayika yagize ute? Yayikinguye, ariko abarinzi ntabyo bagize ute? Bamenye kuko Imana iturusha ubwenge, kuko imbaraga zayo zirenze imbaraga z'iki? Z'abantu. Niyo mpamvu kwiringira Imana biruta kwiringira bya bindi imbaraga z'abakomeye n'iki. Ahubwo twishingikirize kuki? Ku Mana.
n'imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo izadukoresha ibihambaye kugiza ute kurushaho. Basanze hafunze n'abarinzi bari hanze barafungura, binjiye babura abantu. Twashoje ngo ibyabo bigira ute, iby'intumwa barabimenya birabayobera. Kuri 27 umutware w'urusengero n'abatambyi bakuru bumvisha ayo magambo bayoberwa iby'intumwa ibyo ari byo, bibaza uko bigize ute, uko bizamera. Aba bantu tuzabagenza gute? Ntawacecekesha Kristo ari kuvuga, ntawahagarika ubutumwa bwiza. Ikizatuma ubutumwa bwiza buhagarara gusa ni imperuka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo imperuka izaba ubu butumwa bwiza butari bwamamara ngo bukwire isi yose. Ubwo twarebaga ku ngingo ya mbere, aho twabonye yuko abizeye abakristo b'abadatezuka barangwa no gutinya, hari umusaruro wa mbere uva mu gutinya Imana. Mu gutinya Imana havamo yuko abantu batajya kwivangavanga mu mubiri ngo bagende bitwara uko bagize ute, uko babonye. Gutinya kuba umwe mu bagize umubiri wa Kristo atari Kristo uguhamagaye. Gutinya kuba kazitereyemo. Nta numwe ubasha kuza ku Mana atari Kristo ugize ute, umuzanye. Icyiza rero cyo guhagaruka ukamamaza ubutumwa bwiza, ntukamamaza ubutumwa bwiza ufite ubwoba. Wovuga abantu ni Kristo uzagira ute, uzabazana. Ariko nibaza ari Kristo bazanye, ikizabikwereka ntago bazaba bakaziteremo, ntago bazajya mu bigize ute, mu bitabareba. Bazakora ibibareba, bazabwiriza Kristo, bazakorera Imana, ntago bazivangavanga, ntago bazananirana. Bazaba ari babandi baje bataje kwangananira nande na Safira. Umusaruro wa kabiri uri ku cyo twavuze cyuko abizera b'abadatezuka bakoreshwa ibitangaza bikiza umubiri ariko bikiza n'ubugingo, bikiza umwuka. Abantu bakabona agakiza ariko bikiza n'umubiri, bagakira indwara, abademoni bagahunga. Umusaruro bivamo n'uherere. Oya kabiri, umusaruro wa kabiri niwo tugezeho. Ibitangaza bitandukanye birakoreka. Haleluya. Abantu bagakira indwara, abademoni bakagira ute, bagahunga. Mwibuke ko uyu mwaka wo kuribatirwa umwanzi n'abambari be bose. Rero nitwizera Imana, tukizera ko ikiza, tukarangwa n'ubuzima bugaragaza ko ikiza umutima igakiza n'umubiri, imirimo n'ibitangaza bizagira ute, bizakoreka mu buzima bwacu. Mu buryo bw'umwuka n'abademoni baza kubaha abantu bazahunga, ingoyi zizadohoka, kuko Kristo niwe ukiri ku ngoma, niwe ukinesheje, niwe ukiganje. Haleluya. Umusaruro wa gatatu uzava mu kuba abigishwa b'abadatezuka nuko hazaba gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Haleluya. Ubutumwa Kristo ashyirwa hehe, hejuru. Atari ubutumwa twamamaza ngo twe tugaragare, twe tumenyekane, twe tuvugwe, ahubwo ubutumwa butuma Kristo ari ushyirwa hehe, hejuru. Iki ni ikintu cy'ingenzi bene data. Ikintu cyose ukora, abaririmbyi, abavuga butumwa, ababwiriza, abakristo, mureke imirimo yacu, mureke imibereho yacu, ntabari twe, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa iki, icyubahiro. Ibyo dukora byose tubikore ku bwa Kristo. Ubuzima bwawe nanjye bugaragaze ko twateye intambwe yo kuba abakristo b'abadatezuka, badacecekeshwa. Mu gihe twamamaza ubutumwa nitubikore. Hari intumwa zari zifite ibintu byinshi cyane byatuma ziyemera. Uzi kujyana umuntu muri gereza akavamo umuryango ugize ute, ufunze, ari nkanjye cyangwa wowe byabaye uyu munsi, nicyo wahindura ubutumwa. Nicyo. Ariko intumwa nago zageze ngo mwadufunze mudushyiramo, none nibo baje banga Imana yadukuyemo. Ibyo ntabwo byabarebaga. Icyabarebaga ni ukugenda bakavuga iby'ubugingo, bakavuga iby'ubwami, bakavuga ko Yesu akiza, bakavuga ko Yesu agira neza. Ese wowe uri kuvuga iki? Icyo kibazo wagitana uyu munsi. Wewe uri kugenda uvuga iki? Uyu munsi uri kwamamaza iki wowe? Uri kwamamaza ko Yesu agira neza? Yabivuze wakira iteraniro, turi muri gahunda yageza umuntu umwe kuri Kristo. Mu minsi yashize twatuganira ba Philippe babavuga butumwa. Hari gahunda yo gufasha abantu. Harimo abantu usanga wenda batinya, atari yatinya kuvuga ubutumwa. Hari gahunda yo guhuza babiri batatu kugira ngo abantu bagende bashyigikirane bamaze ubutumwa bwiza. Nakugira inama nawe
yo gutera intambwe, ukaba muri ba bandi nabo batinyuka bakagenda bakavuga iby'ubugingo, bakavuga iby'ubwami, kugira ngo tugire iminyago, tugire benshi dukura mu bata bwande bwa Satani. Hari imbibi tugomba kurenga, hari imbibi tugomba kugira ute kurenga, imbibi z'ibyo twamenyereye. Kuko itorero ntabwo ari ryo misiyo, ahubwo itorero ryahawe misiyo, kandi misiyo yacu nuko tugenda mu mahanga yose. Dutanga iki gitabo, umushumba yasobanuye neza avuga ngo ubutumwa tugomba kubwamamaza duhereye Yerusalemu, mu ngo zacu, mu ngo zacu, i Yudaya, mu hahandi hatwegereye, i Samariya, ni mu banzi bacu, babandi twanga, babandi twumva tutabwiriza ubutumwa. Kuko i Samariya abasamariya n'abayuda baranenanaga, ariko i Samariya naho no babandi twanga abanzi bawe, ntabwo ari abanzi bawe. Umwanzi wacu ninde? Ni Satani. Abo nabo bakeneye ubutumwa bwiza, no kugeza ku mpera y'isi, no mu mahanga n'ahandi hose dukeneye kwamamaza ubutumwa bwiza. Ntabwo bizakorwa n'abandi keretse twebwe twamaze kwizera Kristo umwami n'iki n'umukiza. Niyo mpamvu soje ngo baza ngo ese wowe uri kubwiriza, uri kwamamaza iki muri iyi minsi? Uri kwamamaza Kristo, uri kuvuga iby'ubugingo? Mureke tuve mu byo dukora bindi bitatuma Kristo ashyirwa hejuru. Akazi dukora, imyanya Imana yadushyizemo byose, aho ni ibikoresho yaduhaye. Ako kazi ni position. Uri pastor aho, nawe iyo ni titre ufite aho, kugira ngo uhindure abantu kuba abigishwa bande ba Kristo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza kugira ngo dutange ku butunzi bwacu, dutanga 10% n'umutima ukunze. Ushobora kuba ufite none ushyireho ituro ryawe. Umara gushyira ituro, ushyireho urwego, wemeze. Barakubwira ngo ugiye gutanga amafaranga cyo kuri Harvest Bible, kiguzi ni 0. None ushyira umubare w'ibanga, barita bakubwira ati yelo wishyura amafaranga angana gutya kuri Harvest Bible, kandi kiguzi ni 0. Imana igumugisha kubikora umutima ukunze. Imana igumugisha ku buryo kuzirikana yuko ubwami bw'Imana buzamamara biciye mu mpano yaduhaye, ariko no mu butunzi yagize ute yaduhaye. Kuko ibyo dutunze natwe ubwacu bigomba gukorera Imana, kandi yavuze ngo tuyigeragereshe kuzatugomorera imigisha. Iyi kode wayikoresha mu mibyizi, wayikoresha igihe cyari cyo cyose, utanga amaturo, utanga 10%, wayikoresha. Hari komikoka account, waba utarayize utayibuka ko ari 3337, wagenda ukababwira ati ndashaka gushyira ituro kuri konti ya Harvest. Barayizi, bahita bayikubwira, nta kibazo. Mu mibyizi igihe cyari cyose wabikoresha. Imana ibahe umugisha gukora umurimo tubikunze. Imana yacu ibasha gusubiza masengesho, niyo yururutsa imitima y'abanyamibabaro bayihungiraho.
bahumekamo akababera ibyiringiro bazurirwa ibihe n'ibihe bashishe bahumeke haleluya haleluya bazurirwa ibihe n'ibihe bashishe bahumeke amahoro kandi kubw'imbaraga z'umwuka wawe tubasha kwiringira ntabwo ari twe tubyishoboza imbaraga z'umwuka wera zitwiringiza ibyaha zaza kubw'imbaraga zikadushoboza kutareba ku bya none tukareba ku kuri kw'ijambo ry'Imana ntiturebe ku by'umwanzi adukangisha tukiringira kandi tudashidikanya ko nubwo amakuba yaza intambara zitizuka Imana yacu ko nubwo amakuba ko nubwo twageragezwa tukababazwa by'inyunge Imana yacu kuko tutataha harya harakaririmba ngo turi mu bikari by'umwami ntituzasabiriza turi mu bikari by'umwami ntituzasabiriza bikari by'umwami ntituzasabiriza turi mu 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 masezerano ya data ntituzasabiriza bikari by'umwami ntituzasabiriza mbwirira uwo muhagararanye mumbwirire ngo turi mu bikari by'umwami ntituzasabiriza Uwiteka gucira inzira muri iki cyumweru Uwiteka gucira inzira kimwe mu byo Kristo yakoze igihe twamwakiraga yaduhaye umuryango mugari w'abana b'Imana abenshi muri twe twabonye imirimo kuko twamenye Kristo abenshi muri twe twabashije kwiga kuko twamenye Kristo tukagira abatwishyurira ishuri tutakabaye twaramenyanye nabo bambwire ngo turi mu bikari by'umwami ntituzasabiriza muri iki cyumweru Imana igufashe ntugasabirize igucira inzira iguha ibyo gukora ihagurutse abantu
rya soko wifuzaga igira abantu ihagurutsa barisinye vuba ukore, ka kazi washakaga igira bikoresha kaboneke, bwa bucuruzi wifuzaga gukora igira bikoresha utangire. Nagira ngo dusoza turi muri uyu mudi yo gushima Imana. Bambwiye ngo pasiteri batumanyeho na Jean Baptiste na Inyasi nande na Anastase na Theogene na mwarimu Irega, uyu munsi bateraniye ku matorero yo muri Rutsiro na Ngororero, Ikagano ni Remera. Ubwo rero bose bavuze ngo sindaye ntababwiye ngo mwakire ntasho zanyu, ntabwo nshaka kujyana ideni ry'abantu, kandi mwese turabakunda. Sinzi icyo wahuye nacyo muri iki cyumweru, ariko ndagira ngo nkubwire ngo dufite Imana kandi turi mu bikari by'umwami tuzasabiriza. Sinzi intambara uri guhura nazo muri iyi minsi, nagira ngo nkubwire ngo dufite Imana ishoboye. Iyo Mana uzagendana nayo muri iki cyumweru, iyo Mana izakube hafi muri iki cyumweru. Iyi Mana nushoberwa uzayitabaza, izagutabara. Kandi imirimo n'ibitangaza nk'uko byagendana na Petero, ya Mana yariho, iriho kandi iracyakora, izagukoresha ibyo butwari mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze kuko wabanye natwe, ntabwo dushidikanya kuri presence yawe. Tugushimiye abo wakijije indwara muri iri teraniro, tugushimiye imitima wahumurije muri iri toraniro, tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukomeje gukora. Icyubahiro ni kibi cyawe, gendana n'ubwoko bwawe. Umugisha n'amahoro yawe bizabane natwe muri iki cyumweru mu izina rya Yesu.